Umuhanzikazi Sheebah Karungi yavuze yuko ashaka kwereka isi yose yuko u Rwanda rwahuye n'ibibazo bikomeye. Yakomeje agira ati ndashaka yuko isi yose iza hano kugira ngo yibuke neza yuko turi umwe. Nubwo kandi twaba dufite amabara agiye atandukanye cyangwa tuvuga indimi zitandukanye, tugomba kuba umwe kandi tukarangwa n'urukundo. Ayo ni amagambo ya Sheebah Karungi yivugiye ubwe ku giti cye. Okay, nongeye kugusuhuza wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu nka Fungarase TV show. Nizere yuko wakoze subscribe. Wowe utarayikora, reba munsi y'iyi video urebe ahanditse ijambo subscribe, ubundi ukirikeho, then ukore no kunzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro Fungarase TV show izagenda ikugezaho umunsi ku munsi. Nge wumva nitwa Mwizerwa Patrick. Like, comment birakenewe, icyo wifuza cyose watwandikira muri comment. Sheebah Karungi yasuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali. Inshuro nyinshi mbere y'ibitaramo bye bigiye bitandukanye, Sheebah Karungi iyo ageze hano i Kigali abanza gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa hano mu mujyi wa Kigali. Ibi kandi ngo bihamuhamiriza yuko mu bihe bigiye bitandukanye u Rwanda rwagiye binyuramo bimufasha kwiga neza kurushaho amateka y'u Rwanda rwanyuzemo mu mwaka w'1994. Ibi ngibi uyu muhanzikazi akaba yabisobanuye kuri uwa 14 Kamena 2024 ubwo yasuraga urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ruherereye ku Gisozi, aho kandi yafashe n'umwanya wo gusura ibice bigiye bitandukanye birugize. Uyu muhanzi kandi yabajijwe impamvu inshuro nyinshi ageze hano mu gihugu cy'u Rwanda akunze guhitira ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi hano i Kigali. Sheebah Karungi kandi yagize ati buri gihe iyo ndi i Kigali niyemeza kuza aha ngaha kubera yuko hari amateka ababaje cyane ku byakorewe hano mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Sheebah yakomeje avuga yuko rimwe mu masomo yigira kuri urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ari bimwe bimwigisha kugira imbabazi cyangwa se kugira imbaraga zo gutanga imbabazi cyangwa se kubabarira. Yakomeje agira ati u Rwanda rwanyuze mu mateka akomeye nk'aya ngaya, ariko ugasanga abantu bagerageza gukundana yewe no gukorana mu bintu bigiye bitandukanye. Iyi ni inkuru ikomeye cyane buri wese ashobora gukuraho isomo ryo kubabarira no kuba yabasha kubana na bagenzi be nubwo baba baramuhemukiye. Ku rundi ruhande kandi Sheebah ahamya yuko impamvu akunda gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ari mu rwego rwo guha icyubahiro abishwe yewe no kufata mu mugongo ababashije kurokoka. Akomeza agira ati tuvugishije ukuri u Rwanda rwanyuze mu mateka akarishye, si inkuru buri wese yabasha kumenyera kuko iteye agahinda gakomeye cyane. Akomeza agira ati iyo ndebye abana bishwe nkareba ababyeyi bishwe, buri cyo nkora rwose nkumva neza ibitekerezo byanjye birahagaze. Buri gihe rero bikantera agahinda no gucika intege muri njyewe. Sheebah yakomeje avuga ati urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi aha ni ahantu hakwiye gusigasirwa cyangwa hakwiye gusurwa kenshi kuko hafite amasomo akomeye hasigira uwo ari we wese wabashije kuhasura. Sheebah Karungi akaba ari hano i Kigali kuva mu rukere rwo kuwa 14 Kanama 2024 aho yitabiriye igitaramo cya The Keza Camp Out Experience Festival Edition 1. Itezwe yuko kizabera muri Kigali mu ijoro ryo kuwa 17 Kanama 2024. Igitaramo kandi kikaba kitezwemo kuzaririmbamo abahanzi ba hano mu Rwanda bakomeye harimo uwo bita Bushari yewe ndetse na Bwiza.
Igihe kandi muri iki gitaramo hazitabirwa ababyinnyi bagiye batandukanye harimo General Benda, hakabamo Jojo Blaze, hakabamo Divine Uwa ndetse na Shakira K. Abangabo bakaba bazifashishwa mu gususurutsa abazitabira iki gitaramo. Si ibyo gusa kuko DJ Krish ndetse na DJ Philipita nibo bazavanga imiziki muri iki gitaramo, naho abazaba ari aba MC harimo Anita Pendo ndetse na MC Tino. Abangaba nibo bazabashya gushyushya urugamba muri iki gitaramo kizaba cyitabiriwe n'abatari bakeya cyane. Uyu muhanzikazi rero akaba yaherekejwe n'itsinda rigari ry'abantu bagiye baturukana iwabo mu gihugu cya Uganda. Iri ni itsinda ry'inshuti ziwe zigiye zitandukanye. So guys, reka dusoreze ahangaha ku kiganiro gitoya tugize kuri uyu muvandimwe. So reka tuzasubire mu bindi biganiro byacu bigiye bitandukanye. Nge nk'ibisanzwe nitwa Mizerwa Patrick, iyi ni Fungarase TV show. Guys, musaba gukora subscribe wowe utarayikora. Please rwose gerageza ukore subscribe tuzagicikwa n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye umunsi kundi. Ikindi twagusaba kwandika muri comment icyifuzo, igitekerezo, inyunganizi, icyo ushaka cyose utwandikire muri comment. Niba iyi video yikunze, kora like, uyisharinge ku nshuti zawe zigiye zitandukanye. Murakoze cyane, turabakunda. Ciao ciao, tuzasubira ubutaha.